mbese nyine ndagukunda nkashira numva ndagukunda baby, love you so much honey wanjye, I love you so much, ngukunda nta bunebwe mukunzi wanjye kandi nzaguhora nero agaciro, ndagukunda numva nakubaha nuko ntagushobora naguterura umve ko ngukunda aho uri hose, umve ko ari umugore ugukunda cyane cyane cyane. Aha ni kuri Real Vibe nk'ibisanzwe nge nitwa Eric. Iyo utongereho Eric ngo wongereho ijambo wacu, ubwo ngubwo ntabwo mba ndi uwawe nyine. Nk'ibisanzwe rero mu magambo make nitwa Eric wacu. Aha ngaho ni kuri Real Vibe rero, nimbarangije gukora subscribe, Imana iguhereze umugisha. Tudatinze rero twahereye ku magambo y'umudamu witwa Uwanyana Asia cyangwa se madamu wa nyakwigendera Pasiteri Inzahuke cyangwa se Pastor Theogene. Ari amagambo rero mwumvaga ntabwo yabwirwaga Pasiteri Theogene, kubera ko ayo Theogene yabwiwe nyine yayabwiwe akiriho. Ubu ngubu tugeze ku yindi episode, tugeze ku yindi page rero y'urundi rugamba cyangwa se y'urundi rugendo rwa Uwanyana Asia. Bivugwa ko ari mu rukundo, ari mu munyenga w'urukundo, nk'uko kera byajyaga byandikwa mu binyamakuru ngo runaka ari mu munyenga w'urukundo na runaka. Rero ari amagambo yabwirwaga umugabo witwa Hakuzimana Etienne cyangwa se uzwi ku izina rya Pasiteri Steven, usanzwe ari umudiyasipora, yibera mu gihugu cya Amerika cyangwa se United States of America. Niho uyu mugabo witwa Pastor Etienne cyangwa se Pastor Steven yibera. Ubu niyo page igezweho nyuma y'uko uwo bita Pastor Inzahuke yitabye Imana mu mwaka w'2023. Ni imyaka 2 ishize itari yuzura neza, kubera ko Pasiteri Theogene yitabye Imana mu mwaka w'2023 mu kwezi kwa gatandatu, kandi ubu ngubu ntabwo twari twinjira mu kwezi kwa gatandatu kugira ngo tubashe kuba twavuga ngo imyaka 2 yose irarangiye. Ntabwo irarangira neza, iracyaburaho amezi agera muri 2. Situation rero ukuntu bimeze, ntabwo turi busubire mu byagiye bivugwa cyangwa se mu byagiye bivugwa. Tugiye kwanaliza ku tuntu tutari twinshi, ndagenda mvuga kamwe ko kandi. Ese kubera iki abantu bakomeje kubabazwa no kuba uyu mudamu cyangwa se Uwanyana Asia, umudamu wa nyakwigendera, yaba ari mu rukundo cyangwa se yongeye kuba yagira gute yakishumbusha uyu mugabo witwa Pasiteri Steven? Kubera iki abantu bakomeje kuba bababazwa n'ibi bintu? Aka kambere reka tukavugeho. Abantu benshi aka kanya ntabwo bari biyumvisha ko byari bikwiye ko uyu mugabo, umudamu witwa Asia mwiza ufite ikimero, ukiri muto, akwiye kwishumbusha undi mugabo. Kubera iki? Ni impamvu nyinshi cyane. Impamvu ya mbere yatuma abantu bakomeza kubabazwa n'iyi nkuru, iya mbere ni yuko uyu mudamu ari umudamu w'umugabo abantu benshi bakunze, ari umugabo, ndavuga Pasiteri Etienne, ndavuga Pasiteri Theogene Inzahuke, yatwaye imitima y'abantu benshi cyane. Iyi ni impamvu ya mbere ituma abantu bakomeza kugenda babazwa bati uyu ntabwo yakabaye yabikora imyaka 2 gusa. Mwumvaga yari kuzashaka ryari, cyangwa se mwumvaga yari kuzishumbusha undi mugabo ryari? Ni ryari atari kuzabababaza nyuma y'uko umugabo we avuye muri uyu mwuka twebwe duhumeka, twebwe tugihumeka? Impamvu ya kabiri kuri icyo kijyanye na emotional z'abafana ba Pasiteri Theogene bababajwe no kuba umugore we agiye kuba yagira gute yarongorwa n'undi mugabo. Iya kabiri ni uburyo yari abanyemo n'umugabo we wa mbere cyangwa se Pasiteri Theogene. Kuri iki ngiki rero nta muntu n'umwe Pasiteri Theogene yari inyenyeri cyangwa se yari
media influencer, twamubonaga ku mbuga nkoranyambaga, ntawe utari uzi imibanire ye n'umugore we ndetse n'umuryango we muri rusange uburyo bari babanyemo. Iyi ni imwe mu mpamvu yatuma abantu bakomeza kubabazwa no kuba uyu mudamu yagira gute yashakana n'uyu mugabo witwa Steven. Impamvu ya gatatu ni uko hashize igihe gitoya umugabo we yitabye Imana. Abantu benshi bakomeje kugaruka kuri iyo mpamvu kubera ko cyane cyane abagabo bakomeje kubabazwa no kuba uyu mudamu agiye gushakana n'undi mugabo, umugabo atari yamara igihe kirekire yitabye Imana kandi amusigiye abana. Bakibaza bati se iyo aza kuba ari Asiya watambutse cyangwa se witabye Imana, ese Pasiteri Theogene yari guhita ashaka undi mugore? Aho ni full stop. Ese tugendeye ku myizerere ya Pasiteri Theogene, Pastor Theogene, uburyo yarabayeho, uburyo yasengaga, uburyo yarabayeho muri sosiyete, yari kwemera kuzana umugore akamurerera abana 4 bari bafitanye? Aho ngaho wahita uhibaza, ese uwo mugore yari kwemera Pastor Theogene akomeza kurera abana b'imfubyi barererwaga mu rugo kwa Pastor Theogene? Ako ni akabazo. Ese Uwanyana Asiya n'uriya mugabo we witwa Etienne cyangwa se Pastor Steven bazemera gukomeza urugendo cyangwa se urugamba Pastor Theogene yari yaratangiye rwo kurera abana b'imfubyi ndetse akanamurerera n'abana? Icyo ni ikibazo. Ibyo byose abagabo ndetse n'abanyarwanda muri rusange birahurira mu mutwe wabo, bagakomeza kugira gute kubabazwa n'urupfu, bakibuka urupfu rwa Pastor Theogene, bakibuka n'ibihe uyu Pasiteri Theogene yagiranye n'umugore we, bikababaza bikabashengura, bityo bakagira emosiyo, bityo bagakomeza bagira komenti bibaza byinshi ku bijyanye no kuba umugore wa Pastor Theogene agiye gushakana n'uyu mugabo utizewe washyize amajwi ibiganiro byose agirana na fiancé we, agirana na Uwanyana Asiya, abishyira hanze. Kubera ko turibaza duti kubera iki ibi biganiro cyangwa se aya majwi yagiye hanze kandi yari amajwi y'abantu babiri bakundanye kandi bafitanye proje yo kubana? Reka twebwe twanzure twibaza duti, ese igihe cyari kigeze cyuko uyu mudamu cyangwa se Uwanyana Asiya ashaka cyangwa arihuse? Ese igihe atari kuba yihuse cyari kuba ryari? Ese ni ryari atari kubabaza abafana be cyangwa se abafana b'umugabo we wa mbere, umugabo w'isezerano? Ubundi kuvuga umugabo, ninjya mvuga umugabo we mujye mwumva Pastor Theogene kubera ko ari we mugabo w'isezerano. Abandi bose nyine harimo n'uyu mugabo Steven, abandi bose bazaza ndetse n'uyu nguyu arimo, ababo ntabwo twari twabakonfirima kubera ko nta sezerano mu buryo bwa civile ryari ryagira gute twari twabona. Ese turi kwibaza duti, ese arihuse cyangwa nicyo gihe? Ikindi kibazo cya kabiri, ndibaza nti nimba abantu bapfuye bamenye ibibera hano ku isi, ubwo namwe muraza kumbwira aho ngaho muri comment, nimba abantu bapfuye bamenye ibibera hano ku isi, ese Pasiteri Theogene ahantu ari, iyi nkuru yamushimisha kuba agiye kubona umuntu wo kumufasha cyangwa se wafasha umudamu we kumurerera abana? Icyo ni ikibazo. Muratubwira rero, nubwo nzi neza ko mutapfuye nyine, ariko turibaza ko kantu, niba abantu batakiriho, nimba abantu batakiri hano kuri ubu butaka dutuyeho bamenye ibibera hano ku isi, aramutse amenye ibiri kubera mu rugo rwe no kuba yarihirinze agakora kimwe cyose, ndakeka Pastor Theogene atarasize umudamu we ku gasi cyangwa se ngo amusige ku Kabarore. Turibaza duti, ese ahantu yaba ari, aho yaba aherereye hose, iyi nkuru yamushimisha cyangwa se yamubabaza? Ntabwo tubizi, niwe ubizi wenyine. Gusa Imana irihorera kandi
ntukazagire ikintu wihorera ngo runaka ngo yangiriye nabi ngo yarampemukiye. Imana niyo igaragaza ibyihishe, kandi abakugiriye nabi bose ntukifuze kubagira gute, gushaka kwihorera. Imana niyo izagaragaza ukuri, niba koko uyu mugabo aje mu gihe cya nyacyo, cyangwa se uyu mugabo biramutse bibaye ko babana, ko yaba aje mu gihe kitari icya nyacyo. Gusa njyewe ntabwo nzi igihe cya nyacyo cya Uwanyana Asiya yagombaga kugenderaho kugira ngo abe yabasha kugira yashaka undi mugabo, kuko bigaragara ko byatangiye ubundi bivugwa cyane ko Uwanyana Asiya ari mu rukundo kera. Abantu imbuga nkoranyambaga, social media, ama YouTube channels amwe akamukavaringa, ariko birangiye nyine bigiye hanze ahagaragara. Rero uhasanga ari cyo gihe, njye ntabwo mbizi, gusa Imana yonyine niyo igize niyo yonyine ibizi. Reka dutegereze ikizabivamo, gusa biramutse ari byo twamwifuriza urugo ruhire, twamwifuriza gushaka neza, twamwifuriza umugabo uzamufasha kurera abana, twamwifuriza umugabo uzamwumva kumva na project z'umugabo we nyakwigendera. Nk'uko mwabyumvishe rero, ubwo Uwanyana Asiya mukunda, nasaba n'uriya mugabo nawe kuzamukunda nyine, biramutse ari byo, biramutse ari byo rwose, namusaba nawe kuzamukunda. Pasiteri Theogene, nawe nimba bikubabaje aho waba uri hose, ndakubwiye ngo ihangane kandi ukomere. Yesu yomora ibikomere, aho uri niho heza kurusha ibyo turi guhura nabyo, ibyo turi gufesinga nabyo hano ku isi bikomeje kutugora twebwe. Ndabona n'uyu mwaka uzagira iminsi irenze 365. Ibihe byiza cyane abakunzi ba Real Vibe. Rero njye nitwa Eric wacu, nimba umaze gukora subscribe, ndabizi ko uri umuntu mwiza, gukanda kuri ako kabuto kanditseho subscribe ntabwo ari byo byonyine byakunanira, kuko n'ibitari ibi warabikoze. Ibihe byiza cyane, Imana ikomeze kurindana n'umuryango wawe.